Oh. Oh, mana we. Sesa kwajya ngufite ibitotsi. Yesu ndapfuye we wamakano kamwe konyine. Wabaye iki se kuri gusinzira? Bagutwara y'uturwana. Ntabwo mwaraye mubikize. Mwaraye muvuga. Tuvuga? Kuvuga so nibyo byantera ibitotsi n'umutwe koko. None se ko dusanzwe dutasa sita z'ijoro saa 5 kabigeze saa 2 ukabusinzira. Wajya utaha ukaryama. Oh. Wajya usinzira. Uzi ibintu byambayeho. Nibiki? Ibaze ko nyine twarangije akazi njye na Cynthia aho kugira ngo dutahe ngo tujya muri yangwe ngo byitwa ngukira ngo tujya muri linye. None uzirinye wariwe niba ari linye niba ari inde. Twagiye tujya ahantu nyine ngo hari abakiriya ngo bari badukunze hari ibigabo. Turarya turanywa ikintu cyambabaje kurusha ibindi bazi ko nanyoye inzoga. None ndumva umutwe nyinshi. Sa ibi bintu sinabikubwiye mbere y'igihe. Ukinjira mu kazi nago nakubwiye Cynthia ni umuntu kari kumubona ahagaze gusa ukavuga ngo nishyari mba namugiriye. Nuse nge nari imeze. None bamaye inzoga imeze nk'amata. Ariko sinzi ibintu bankiriyemo nashibutse nanasinzira ibaze ko twaraye ijoro ryose. None se sa niba unyweye inzoga ugasinzira uza ari ibiki bagukoreye neza? Mu izina rya Yesu nta kintu nakoze. Uratangiye. Ngiye nta kintu nakoze. Sa iyi Kigali yuzuyemo abagabo barwaye sida. Iyi Kigali yuzuyemo mayibobo. Bari abakobwa baragenda bakaryamana nabo bakabaha amafaranga. Tuza. Baryamana n'abagabo. Barasambana. Nabyo umuntu aba yihangiye akoma ikamubaza. Sinari nabikubwiye ko tunajyayo. Kujya hariya nkaganira nkagira ute nkataha nkakaraba nkaryama nkagaruka mukikana ntaburambire. Iyo uri kumwe n'umuntu ujya kugira muri mu rungano. Mbese ntabwo yego tungana wenda mu ruseho gato ariko ni urungano. Turaganira tukavuga ibya kera tukavuga iby'ubu mbe muri make. Wamubengutse se? Mama. Umusore mwiza kuriya. Nkubwire mama. Naramubonye ndi umuntu mukuru ndavuga ngiye byose aba bantu si bo bamureze. Ni Imana yamwiremeye iramwirerera iramushushanya mbese iragenda iramurema iramutaka. Uzi ko niyo washaka defo kukara kurwara rw'ino cyangwa agahera ntago wabona defo. Turaribana biramunanira kuvuga ndamva neza ko utavuga ngo nitwa Shyaka. Bana we chama uriya musore afite discipline. None ibaze ko namubwiraga ngo mbabarira nzagusohokana mu mujyi Kigali ngo amaze iminsi mike Kigali bijyane kurya baga amapizza ngibyo ni kimwe n'abambizi. Mama numvishe ngize nyina amatsiko byo kumenya ubuzima bwe ndura mungu wahe abayeho gutu mungu sakuriya mwiza kuriya gutatazira ifu y'Kigali. Ubuzima bw'Ikigali atabuzi nta kinaze. Reka rero gukira umwana. Urabona umuntu agira uko avuka akagira aho avuka ariko akagira n'abamurera. Buriya mwana nyine uru rugo arimo
tubazo aba ari tureture mbese ku buryo ubona uriya mugabo si papa we ni papa umwana ko mama waba mu cyaro nawe urabyumva niba yakubwiye ko mama waba mu cyaro urumva ko arerwa na mukase hano hari undi mugore n'umugabo nyine harimo umugore utari mwiza urumva rero umwana amera nk'utagira ubwisanzure ukabona afite ubwiza ko bwa bwiza nta bwisanzure afite nubwo mbona umwanya muto ku buzima ngerageza nta kibazo babona nikubibaza mu rugo wanje ku musore bafata ni kuri njyewe ngiye kwiha akazi ko kumumenyereza Kigali ibyo bibazo byose afite mu mutwe bigashira kuko umusore mwiza kuriya ntabwo yakabaye hababaye arakunje abasore bizamo baracyariho noneho kuba afite isura nziza akaba afite n'ikinyabupfura nicyo kintu gitangaje urenze ko abasore biza kenshi usanga arambaye babatubaha nyine biratisha ubwiza bafite ariko we ntacyo yiziho rwose ntacyo yirata noneho namubwiye ngo azadusura araye Yesu Kristo wagira ngo ni inkana yiciye amabere ibyo bintu ntabwo bibaho nyine anyumvisha uburyo ibintu bidashoboka ndavuga se uyu muhungu ntago azi ko ibyo bintu bisanzwe ko bagenda abantu kubasura n'iminsi 3 ko bari icyumba cy'abashyitsi ako banahise ntekereza ko uriya wabo baba nk'umunsi icyumba kimwe na salo batajya bagira abashyitsi barara ariko uriya muntu bifatiye Mana amwishimiye ko nihagarara uzajya umutembereza ariko umurekere ikinyabupfura cye nega nese nyuma basinyira nta kimwaka noneho ikintu gyansekeje akandangiza nkumva ndumiwe ngo kuba nambaye amaherena n'ibikomo ngo nta muntu bijyana gusenga ngumva ngibyo bintu ngo ntago ari ubukristo ndamubwira gukizwa ni ku mutima ibyo ngibyo nta nirwo nyine n'iby'iwanyu ahubwo uzasubira warabyikuyemo wumve ko kwambara amaherena n'ibiki ntanduye n'agakiza oya agakiza ni umutima w'umuntu gukizwa mu mutima ntaho bihuriye n'imyambaro gusa nanone ntiwajya nzabimenya ukaza kudusoni twanyishe nkavuga ibyo mubaza nimba afite telefone ntibaza ndakana akanimero ndi umukobwa uretse nzabimenya niba yifite kandi nomero ze nzazikuzaje mama mbarira reka twinjire mu gipangu amasaha yagiye kandi ndashaka kugenda baragenda bakaryamana n'abagabo bakabaha amafaranga bakagenda bakabanduza ibirwara waje mu mujyi uje gusha ibyo bintu uri kwigira bigushire gusa waje mu mujyi ushaka akazi ushaka gukura mama wawe mu bukene ari kwirirwa ushoreranye na Cynthia ngo urashaka amafaranga vuba nka ya Cynthia nyine ikibazo ni ibintu bampaye nanyoye sinzi ibintu bankirimo ngiye nahise nsinzira nabyutse mu gitondo nandi kumva nifite n'ibiki ahubwo ujye no kwa muganga urebe ko ukiri muzima kwiki nta kintu wakoze nose ko wasinze babibwirwa n'iki ko ntacyo bagukoze ntabwo mbizi turanyishe nta kintu n'icyo umutwe ufite reka nkubwize ukuri sa arashaka Cynthia namwakira arashaka inzoga mbihorera arabakira Cynthia ni umunyamico mibi narabikubwiye inshuro nyinshi ibirinye ni ukugenda nyine ugahura n'abagabo mukabashimisha bakabaha amafaranga namwe mukabaha imibiri mwese ni ibirinye bisobanuye iki ni uguhura n'abagabo mukabaha imibiri bakabaha amafaranga nyine yambwiye ngo bamuha 100 ahitamo 50 urumva 50 mu ijoro rimwe kandi nyakorera ukwezi ntabwo nari kwiye none se uwo muntu waguhaye 50 yabiguhereye ubuntu nikubizi ntabwo mbizi niba bakugiye hejuru wasinze baguhaye inzoga urasinda bakujya hejuru nabyo uzinye ninde se waguha 50 ntacyo wabikoreye nibasaza basaza mwe mutangiye kumva ko ari ikintu nakoze ngenda bizwa nta kintu nakoze nyine nibasaza bawe mwe muri kumwe urumva umuntu yaguhereza 50 ntacyo
uri kwigira ibiki wakangutse? Ibitotsi birangije n'umutwe. Izo ni ingaruka zo kutanyumva. Uraje ejo wandure sida, utwara inda. Njyewe Sara nkubwije ukuri ko ntari nye nzongera kujyamo. Nzakorera amafaranga yanjye 50,000 ku kwezi. Nimbona bya bindi bajya babaha. Urashuturwa na telefone ihenze afite. Intoya ntago duhamagara ababyeyi bacu tukavugana. Nyine yambwiye ngo azayingurira nawe. Azayikugurira. Sara guca iki nimba atari ukukugurisha ngo abone amafaranga araguca iki. Umva basi ntabwo nzabisubira mu basi ngo buri muri kontwari ngiye kwiyengeka ugatumva kumana ibitotsi ndangije. Ciao genda. Gusa ibintu mugesa ubitekerezeho kandi. Ntabwo nzongera. Ese Shyaka uganira nawe kuva pasiteri neno yakitwa neno iyo twaraganiriye umwana mwiza cyane ariko ni umusirimu pe ni umusirimu wasirimu sawa iyi ni sawa urabona wawe urabona wawe ese inshuti yanjye se mbi inshuti yanjye nyine twaramenyanye genda nyigisha utumwe wamufasha utumwe ntazi wabonye ko umusoma umukozi iyi cyane pe ni umusirimu nyine aserivisi buri nyine umuntu wanjye rero buriya byose ni ugutegura urabizi ndashaka kugira ngo ngufashe ubone icyo ukora ndabikeneye cyane niba natekereje umushinga wa mini alimentation ntabwo natamwagura cyane ndagira ngo utegure ugende wicaremo njyewe uburyo ukurikirana uburyo witaho nyuma yaho umuntu ashobora no kwagura nta mpamvu akagira tugakeneye ikintu cyane njyewe reka mubwize narakubwiye ngo akazi ako ariko kose nabikora niyo kaba kanavunanye ko kwicara hano n'indi umuntu ungana gutya ungana birumvikana ariko utari byiza ntabwo kuko afite kubanza kumenyera n'umujyi ukareba moves z'abantu ukareba ukuntu bimeze so ngira ko mwenda mu gihe kitari gito ariko kitari na kinini nanone uhamaze umaze kubona uko bimeze ikigenda bimeze so nkanjye umenyera ibintu bya bizinesi natekerejeho akantu ka mini alimentation ikintu kwicara no gukora amafaranga n'abiteza imbere nyine njyemo ncuruza iryo duka ari iryanjye yes ari iryanjye ntacyo nzakubaza ahubwo icyo nzakubaza ngo Mwiriwe. Yego. Mama Shyaka, urimo? Uraho. Ndabona nawe wejeje. Ego nari nzi ko nzakuzanira ni nabyo mazemo iminsi ndi gusarura. Yewe reka mbe ngufasha. Nanjye iby'iwacu. Abana b'iki gihe se byanga ibishyimbo nk'ibi mujya mubitora. Mva mu mashyaka cyangwa bagiye ko ari njye mutoya mu rugo. Bose barigendeye tumaze iminsi dusarura. Ahubwo mama yari yambwiye ngo nzakuzanira. None ndi kubona nawe urabyejeje. Meze neza se? Meze neza. Ahubwo se ko noneho uri wenyine utajya uburana n'umuhungu wawe ari hehe bimeze bite? Ko mutajyaga muburana? Shyaka se? Yego. Shyaka ugiye gusazira i Kigali?
Gwiki? Shyaka yagiye mu mujyi se? cyane yaragiye Kumbe maze iminsi ntamubona. yaramushakaga se Mashyakara rwose ubwo nimba yaragiye mu mujyi ubwo ngo tuzongera guhurira maze iminsi nyine namubona twajyaga duhura muri karitsiye tugasuhuzanya nkaza hano tukaganira none si ubwo ko yigendeye none nsigaranye nde ntose muho gute biguhangayikishije kuba Shyaka ari inshuti yanjye genda nababaye rwose ubuse gute yagiye atansezeye wasevinze iki n'iki kiri kujya mbere wakoze cyane umaze kuwanya ntacyo nakwima nabwiwe kandi nzahora mbikubwira icyo ntagukorera mu buto bwawe ndashaka kugikora uyu munsi ku buryo wibagirwa ahejo hashize ukayibuka n'amateka gusa ntashaka urakoze kandi nk'izo mpungenge yari ufite nyine ngewe urabizi ko narize segonderi narayize urumva ibintu by'amaentrepreneurship twabaga twize nyine gucuruza nabishobora pe ikindi urabona ko urimo urakura ngewe nakubwiye muri iyi myaka yawe nibwo ntekereza ko nagukoze of course ntabwo ari ku giti ndashaka ko unashaka n'undi musore waba ufite imishemi nashaka kuko ari ikintu nageraho erega ndahari nakwiye ko buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ushimishe twibagize ahageze hawe ugomba kugikora icyo cyose uzafite na bizinesi ikerekeza sibyo ikindi ndifuza ko utazagara nka papa wawe iyo uzi iki kintu ugahinduka arayica kanasaba imbabazi ntabwo ushaka uzashake nk'uko so yashatse icyo uvuga uracyumva bisaba kumutegura mukamange ukamwiga nawe akakwiga mukigana nubwo umuntu ari mugari kumenya umutima w'umuntu bigoranye ariko at least hari nka 60% ukamenya ibyo wihanganira ukamenya ibye donc ugendamo kuko nugushaka no kwihangana utihanganye wasenyera nazo so ndagusabye rero uzashike neza niba mwayamajije uko wabona ko pastor fadera nyine inshuti yanjye pe ariko ibindi byo nihuse byaramutunguye nyine nawe ntabwo yagiye yabiteguye sinzi ko nzajya mpfa no kugaruka hano ubuse ko nazaga kureba nkareba na Shyaka nibwira amakuru ya Kanyandekoze muzehe se muzehe wamaze iminsi nyine arwaye twanasaruye ibishyimbo twenyine na mama bigeraho araremba ndikorera ndaruha niyo mpamvu wari maze iminsi utanambona hano ubu narinjeje kureba Shyaka nayo magenzi ya Shyaka yego Shyaka se bana agatelefone ngira se mana ngo nzajye muhamagara ariko nzangaruka hano basi umuhamagarire uru rugo ndurimo naziriya hene zanjye ahubwo se twamuhamagaye cyangwa nta mayinite nta telefone mfite Shyaka nzongera siko muri kumushaka cyane rwacyo cyemuho Shyaka nyine nuko yari inshuti yanjye nyine inshuti mu buhe buryo yari inshuti nyine numvaga iyo tutamurindira ngo azave i Kigali ngombwa kumuhamagara gusa nzamvugana nande ko ariwe muntu nisanzuragaho Shyaka atari umukobwa mugenzi wawe koko reka niba wenda ari ubundi bushuti burenze kubwo nzigiye busanzwe ko turi inshuti n'imiryango nuko nyine ari we nakuze mbona none aransize ku mana ntacyo buriya Imana nibishaka muzabona ntabwo ndi kubyakira neza mbese yagiye ryari
uri kundeba nawe n'ubu amaze iminsi yagiye kuva yava ku ishuri yarangiza amashuri yahise agenda nta n'iminsi n'itatu yamaze aha ngaha yahise agenda abo kuba atarakubwiye koko niba muri inshuti nicyo kibazo ariko Shyaka we nawe rwose yewe narinje nyine ngo nsuhuze na Shyaka none ndamubuze ariko nyine mama yambwiye ko nzakuzanira n'ibishyimbo nawe nsanze wejeje sinzi niba ariko nzabizana ariko ubwo nyine Shyaka nyine nako reka ngende ariko Shyaka nyine nzagarukana ko umuhamagare nyine umumpe yego urakoze suhuze Shyaka uyu mukobwa se ko murekure ariko mbaza Shyaka bidasanzwe reka Shyaka we yarakoze nk'ibyo se yankoze mana yanjye ibyo niba amaraso pe kuko noneho nakubeshye wa mana we ntabwo uyu mutwaro nabasha kuwikora ko rwose uraremereye uyu musaraba uraremereye bibi byuya wa mana we rwose mbega igicucu cy'umugore umwana niba turi gufasha turamucumbikiye reka nze gukubita amakuru agiye kuguhubura Tanzania ukaza wameze amababa ashaka ikikorwa kibana n'umwana w'umugabo mu nzu kikamurera yego umugabo Ana ukazibishya ugashaka umugabo Ana uzambona by'ibikoko gusa tunga umugabo umwana mu nzu ubwo Ana, please. Ndakwinginze. Wibikora. Ngiye kumuhamagara Mbabarira, wibikora. Wabimenye ko mbizi? Wabimenye? Ese ndi umwana. Ndakwinginze wibikora. Mukuru wawe uramuzi. Uza amahane. Noneho yanshaho. Uzi. Reka ngo bamubashe. Nkagukubita nk'eshatu. Ifata ubeshya mwene mama. Umugira ikikorye. Buriya bivuze ngo nibe sinari ikikorye nanjye ndi iki. Ubwo njye ndi iki? Ikikorye gito n'ikikorye gikuru bishatse kuvuga iki? Ntabwo byo navuze. Kandi byambayeho nawe byakubaho. Ana, ndakwinginze. Gakuru. Ibintu ndabimubwira. Yicara kuzi neza. Umwana muri gufasha. None se nkubaze. Kumba umwana n'uwawe. Nkubaze. Uramutse usenye mukuru wawe n'icyuma cyagushimisha. Ndasenye se ahubwo rwari rwubatse. Mari ndumva umujinya uri kunjye ndumva mfite uburakari. Wagira ngo ni njyewe wabikoreye. Yaba waruzi. Gakuru. Uri umugome. Gakurinda. Ushatse wamvugaho ibyo ushaka. Kuko ubu ngubu ndi mu biganza byawe uranyifitiye. Kari bwo bacika. Nkaguharatura. Ndikwibaza mwene mama niyumva ibi bintu amarira azarira ukuntu azabangana. Niba gahinda ugiye kumutera ukuntu kangana. Nzagira inzira. Gakumba! Kitaya mu cyane mungiye kumwe. Ihangane dukuragiye. Ana, please. Ndakura telefone. Oya. Ndakura telefone. Mbabarira. Ndakura telefone. Warayigure kumbabarira wibikora. Hari igiceri cya 5 cyawe kiri kuri telefone. Icyo ushaka ndagikora ariko wibikora. Igihe nikiragira. Umuntu wamwica wowe. Ndakura telefone. Wowe n'umuhungu wawe muri bamwe. Urazubundikira muri iyi nzu? N'umwana dufasha ikigori cy'umugore nacyo kirasama ngo kiri gufasha. Umuhungu wanjye mwihorere. Ntabwo ari muri intambara. Ese gako ufite nk'abana bangahe hanze? Umubare wanafite niba hari uzahubona.
urugo ngiye kurutwika. Ibyo mwubatse imyaka myinshi ngiye kubitwika umunsi umwe. Niyo mpamvu ananateze gushaka umugabo, reka nkubwize ukuri. Abagabo muri abagome. Ana, nurutwika nawe uzaba witwikiye, uzatwikiye mukuru wawe n'umuryango uzagusheshe. Aho ndi tayari, icyo nsaba cyose ariko wivuga. Ushaka ngahe? Iri banga ni rirerire. Reba ukuntu kiriya gihungu kireye. Kuri bika rirangoye. Ni rirerire, riraremereye, uraba miliyoni 5. Nawe ikabye ariko. Ndi gukabya jewe. Urayamata ntayuma. Ndamuhamagara ariko. Ngiye ibintu byanjye byose ni diro. Okay, nta nibyo numvise kwanza. Nta n'ikibazo mfite, dore ndeba mu maso do. Bofu, nta kibazo mfite. Uriya mwana ni uwo mucumbikiye, ntago nigeze numva ko ari uwawe. Amafaranga. Noneho ndanagwa. Ese nkubaza. Izo miliyoni 5 ntaziguhaye. Akwihorera. Yego. Vuga uri kunyerereza. Izo miliyoni 5 ntaziguhaye akwihorera. Kuko nundi bizamenyekana. Ariko igihe kigeze. Yihorera yo. Ese ntaziguhaye? Yes. Uri sure ko bivuga? Hey! Bigakungura iki? Okay. Jewe ndakabati kawe. Cyangwa ni puberi yawe uza gukukumba ubitsamo. Reka tuve muri nanjye ngomba gutura muri bigasohoka. Reka tuve muri ibyo. Nawe umuntu shyira mu gaciro. Amafaranga nyine, agaciro n'amafaranga. Gabanya byibura. Hey, ufite angahe? We gabanya. Ako miliyoni 5 nawe urahanitse. Basi Fatima. No miliyoni 5. Ndaguhurushya, winjize n'akantu, winjize agateka, ujyane mu cyumba, ugira uko wigenza. Byihorere. Byibiriki. Uriya mwana nyina bahehe ngo mpa uburenganzira ze yinjire mu nzu mugira ibyo mwigire. Mubyare none dore kira kikorye cyanze kubyara ngo kiri muri business. None so kubyara uri kwandarika. Ana. Wibigira big deal. Fata miliyoni 1 basi. Wowe cyo banga wari bikira miliyoni 1. Usko mbonye nkinjije koko. Basi se angaye ariko nawe gabanya. Bumuntu nawe shyira mu gaciro. Bwa nyuma ayanyuma. Peshatu. Bitabaye byo ngibyo mbivuge. Peshatu. Kandi ubu none aho yaza. Basi fata ebyiri ndagukopa imwe. Ariko yazana. Okay. Uri gutinza ibintu amafaranga. Gakumba yabyaye umwana uri muri iyi nzu. Wampe amafaranga ntanabivuga. Erika yazane. Ndago mu byiciro. Kubera iki se nakererewe ku buryo nkata? Ariko se wowe wagutungura ngo uzana amafaranga wahita uyazana? Ko nanjye ndaha ngaha ko mpari ko ntazahavuta yamaye ufite angahe ngo banzu yawe. Reka ngo hayi 500. Rijyanye ngo mu byiciro nta kibazo. Ana ndakwinginze. Nanjye nyumva. Nta miliyoni unzane n'icupa rya wine. Hereza. Urajya kuyinywera hanze ariko ntabwo winywera mu nzu. Ambike mangende mufungurwa. Yamba ndikubitekereza nko uzo byumve neza. Ibyo kuyama. Agatanga ndeka mbangoreje 500 basi. Nta kibazo zanazana. Kohereza ndi kuri telefone. Uzabyare nundi. Nakandi wasize hanze zakandi. Ko bitaho mu barebe bangasha. Aka message kansange mu cyumba.